fasha wakabyara we fasha ndebe ukuntu nagarura amano y'inanga mano y'inanga nagira ngo mbwire rero akazi naguhaye ndabona koroshye urahitamo gusubira iwanyu cyangwa se ukaba karyara ubwo muri uru rugo icyo wakishe rwose Ade karameza fa ariko sirakubwiye yuko tuzongera kugaruka ngaho ko ushobora kuneza ikibazo nk'uburyo bwo cyangwa shu Antoinette arantutse nta kibazo bamenyereye nta kibazo rwose urebye pe byose mbese kugenda neza biri ku murongo mbere se ko mbona nkayine tabe nyine wumva icyo akubwiye Hello? Hello, ninde tuvugana? mano y'inanga Ngo mano y'inanga? Mano y'inanga? Ni wowe nturapfa? ntabwo ndapfa ntabwo ndapfa ahubwo nagira ngo ngushimire yuko nibura wagize ubushake bwo kuza kunkiza no kundengera kandi umbwirire gafaranga uti byurimo hari umunsi umwe bizakugaruka abari kumubwira Manurina. Allo? Allo? Yo, aragiye disi. ma Karame mwana wa. Nibyo wumvishe nyine nibyo wumvishe. Nibyo nanjye ngire. nibe ndasi Shado wabaye iki nyine ni umuntu uhamagaye mama amubwire ngo ni mano y'inanga ngo mano y'inanga yewe mano y'inanga se aracyariho Sha baracyariho dosi. Gusa Imana ishimwe nubushe nishimye pe. y'inanga Shana we akubwiye ko abahe Sha telefone ye ihisivaho simbashije kumubaza neza. raho neza hege tere uriya duhuye nagushakaga mbabarira umfashe rwose ndagushaka ufashe iki se nyawe fasha wakabyara we fasha ndebe ukuntu nagarura amano y'inanga mano y'inanga ko mano y'inanga mwene aho urimo uraseka nyabenda rero mano y'inanga niba ushaka niyo wagirwa kuko mano y'inanga asa n'uwamaze gushaka sha nanjye narabiketse hari ubwo baherutse kunyuraho basa nk'abavuye mu kazi nshaka kubavugisha baranyihorera nyabenda rero ibyo byikubabaza icyawe ntawe kijya ubwo uriya si uwawe cyane kuri uriya mukobwa ari umwe mu bakire batuyemo none se akaba arimo akaba ashya yarura iki ajya guca inshuti ubwo ni uko yamwihebeye nyine ariko rero mbona turimo tugenda dukosa
dukosa duteze. buriya rero nta kuntu abantu twahunze twabaye tudahuza kandi twakabaye dufatanyije. Nyabe nanjye ntangiye kubitekerezaho. Ese nibuka ko mano y'inanga twahuye arambwira ngo iyo tuba tuzi ko twahunze bikumva ntabwo twakabaye tumufata uko tumufata. Tumbwiye yaba ari byo koko. Nahise ntekereza umuntu wambwiye ngo nkunge nsanga ashobora kuba ari koko. Jado karama genda hariya mu kabati ufate ifunguzo ujya kuri bizinesi ndaje mu kanya. Ubu tugire vuba. Ndasi wino hano wino ube wicaye hano banguka. Ndasi nagira ngo mbwire rero akazi naguhaye ndabona koroshye. Urahitamo gusubira iwanyu cyangwa se kaba karya rugo muri uru rugo, kuko igihe cyose mano y'inanga kiriho amakuru yose nshaka yose nzayamenya. Nicyo nashaka kukubwira gusa. Yego mawuje. Nicyo nagira ngo nkubwire rero, ibindi bisigaye nawe ubyimenyere. Nicyo wakirisha rwose. Antoinette arantutse. Ntabwo mbizi hari nubwo nsanze ari kuvugana na mano y'inanga. Yo mbega umugabo. Yego urakoze cyane. Ade Karameza fa. ariko sirakubwiye yuko tuzongera kugaruka ngaho ko ushobora kuneza ikibazo nk'uburyo kuri cyangwa Jafara. None se njye sinakubwiye yuko mba ndi jyenyine. Ni gute utuma ngurumana ntuze no kunzina. Yewe nako wabaye kizamyamwoto nk'iy'abapolisi. Ahahiye hose ni wowe uhazi. none siravuga nzagusanga iwawe gusa de ibyo byose ubizanye gute Ntacyo gusa umenye yuko mba mbabaye. Samir Yego boss. umeze bite Nose Samir. Kuki uje kundeba hano kandi ntawe? Ariko boss. Ngo ngiye kumureba hano kandi unwese uri kuvugana n'umuzimu. Nako boss. Boss. Nako nari nje kukubwira ko umva Samir ugamubwiye sibyo Ade ugenda aza guhamagara tuvugane Samir nawe ujyana n'umugore ndaza kwamagara kuri telefone tuvugane Sami, iyi zira twigendere naho gafaranga mureka sigara mu mutwe. Samir Yego boss. waba ugarutse hano nako genda ataza kuvugana